ndabashuhuje nanone bene data bavandimwe mudukurikiye ku Mpuhwe z'Imana TV. Ubushize mwadukurikiye ku kiganiro na Kayusi tuvuga ku bubasha bw'ijambo ry'Imana ku butinganyi. Turaganira tugera ku kuntu yaje gukizwa. Uyu munsi rero tubazaniye ikiganiro kivuga kutera imbuto. Ikiganiro kiri buvuge ku kutera imbuto, ku kutera imbuto kw'abakristo bari hano hanze, kutera imbuto cyangwa kw'abashumba bari hano hanze, kuko Kayusi amaze kwakira umwami n'umukiza, araje atubwire intambara nyinshi ndetse zikomeye yagiye ahura nazo muri iki gihe, aho amariye kwakira umwami n'umukiza. Ararira, arababaye, aravuga ko batigeze bamwerera imbuto. Buri torero ryose yagiyemo nta mbuto bamwereye. Mukomeze kudukurikira, mukora share ku biganiro, kuko dukeneye abakristo bera imbuto nyaboneka. Uramutse utera imbuto nta gakiza. Imbuto zidafite agakiza ziba zipfuye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Kayusi, turakwakiriye nanone ku Mpuhwe z'Imana TV. Tuguhaye ikaze, wibwira abagukurikiye. Murakoze cyane. Ni Kayusi wanyu mukunda. Nagarutse kugira ngo mungire inama. Nagarutse kugira ngo tuganire, dufate umwanzuro ku bantu bakunda Imana, bakorera Imana. Ubushize ngira ngo nkuko yababwiye mama pasiteri wacu wajyanye Apotre Aline, nkuko yababwiye rwose, nongeye kwishimana namwe muri aka kanya. Gusa jewe ntabwo nishimye kuko tuvugana, ntabwo mfite ahantu mbarizwa, nubwo abantu benshi bagenda bantera amabuye, ariko nizeye yuko Imana ariyo ituyobora mu rugendo turimo, rwaba ari ugutera imbere, kwaba ari ugusenga cyane. Ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana. Gusa jewe ndabasuhuza cyane mu izina rya Yesu, n'abayisilamu, assalamu alaikum. Imana dusenga ni imwe, nta kosa nkoze. Ibisigaye ni ibya Nyagasani, ndetse binabeho ku bwanyu namwe mudushigikire. Kayusi, uvuzemo ijambo numva risa nkaho rinteye ubwoba. Ngo urababaye, barimo baragutera amabuye. Bari kugutera amabuye. Ese bari kugutera amabuye mu buhe buryo, Kayusi? Murakoze cyane. Hari uburyo bumwe cyangwa ubundi ngiye kubivugamo, kuko njyewe ubu tuvugana aho nasengeraga mu ADPR, ndetse na n'isa bari kurwanya, ndetse amatorero amwe namwe baranyirukanye, bambwira yuko ngo sigaye ngo njya gusenga, ngo nanyoye inzoga ntazo bamfatanye, ngo babwiwe n'abandi. Nkumva barimo kuvuga ngo naretse ubutinganyi, ngo sigaye ngo narabaye ngo indangamirwa, ngo sigaye ngo naragiye ngo ibintu by'indangamirwa, niko babivuga. Nkumva barimo kunkorera ibintu by'amadosiye, bankorera amadosiye, bandebera mu mubiri. Nese baragira ngo mere gute? Giye ntabwo namera nka Yesu, nta nubwo namera nk'Imana. Mba ngomba kumera nk'uko umuntu nyene yaremwe bisanzwe. Barabizi ko n'umwana mu gakiza. Abantu barabizi ko n'umwana mu gakiza. Urabona ukuntu umeze gutya, bashobora kuvuga uti ngo reba ukuntu ngo yicaye, ngo ntabwo umukozi w'Imana ngo abagomba kwicara gutya. Urabona ko nambaye na karuvati nubwo nigeze ntebeza. Nyene ntabyo nzi, ahubwo nkeneye ko munyerera imbuto nziza, kuko mwibuke ko nahoze ndi mu mirimo ya Satani. Ngira ngo nawe urabizi yuko umuntu yakiri umwana aravuka akabanza gukambakamba, niko babivuga. Uyu mubyeyi atamubaye hafi aranagwa rimwe na rimwe akitura hasi. Bivuze ngo rero njyewe nimba n'abatoraguwe n'abakristo muri uru rugendo nkimara gukizwa,
abantu bakumva ko maze gusezera ku bintu by'ubutinganyi mbiretse burundu ngiye mu murimo w'Imana. Hari abantu bagiye bantega abatinganyi, hari abantu b'abakristo nimuntu abishakanye ndabavuga mu mazina yabo igibyimba kimeneke. Kuko ubutaha wenda ngiye nubwo nakubwiye urugendo rw'ubuzima bwanjye ntago ubu tuvugana inje kumena ikibyimba. Inje kumena ikibyimba ku bakozi b'Imana ngiye bora ngiye sinjya ndimi mvugiraho ubunkunda kankunda ubunyanga kanyanga. Kuko ni benshi ubu ngubu bantira amabuye bakambwira ati nguri arababeshya nguri yango arababeshya ngo ntabwo yigeze ngo nta nubwo ngo yigeze akizwa. Ukumva bafashe amanimero bahamagaye babandi bagira icyo bamfasha kuko barabizi ko ngewe nambaraga imyenda ya kigore. Ukumva umuntu aramubwiye ati Yesu ashimwe ahimbazwe, numvise ubuhamya bwawe, imyenda wambaraga turifuza rwose kutazongera kuyambara, akira udufaranga ugenda ugura imyenda cyangwa duhurira hanaha nguhe imyenda wambare. Ugasanga mugenzi wanjye dusengana arabimenye, banamunyuzeho tima nimero za Kayusi ndifuza kumufasha muri ubu buryo, ngo reka ngura aracyo umutinganye, ngo ahubwo ngo urashaka kumwiteza ngo azasambanye n'abana bawe. Nibaza ariko ibyo bintu bivugwa n'abakristo. Bivugwa n'abakristo. Nakubwiye ngo wowe nubishaka ndabakubwira mu mazina. Nubishaka kumentioninga amazina yego nibyemewe, ariko ngewe kubw'uburakari mfite n'agahinda nge mfite natewe namwe mw'abakristo mwe mubeshya Imana ngo murasenga mudasenga, ngewe nje kubibabwira noneho. Maze igihe nicicikenye niturije mukanyita ikigoryi mukabona ko umutwe wanjye urimo ubusa, ariko nyine ntabwo umutwe wanjye urimo ubusa, ntabwo urimo ubusa. Wari urimo ubusa muri bya bihe narindimwo by'ibibi namwe murabizi. Ariko akakanya si ngombwa kubivugaho, icyo ushaka ni uguca amazina. Yego ni gute ibyo bintu babidukorera? Pole sana Kayusi, ariko iyo umuntu agerageje gukizwa agatera intambwe akinjira mu nzira y'agakiza, inshuro nyinshi ahura n'ibigeragezo. Yego ndakumva. Ahura n'ibigeragezo bimeze gute? Nuvuga ngo Satani we iyo umuteye umugongo ukava mu byaha ukagana inzira y'umusaraba cyangwa inzira y'agakiza, nuvuga ngo Satani ntago bimunezeza Kayusi, ntago bimunezeza. Ariko reka nkubwira uretse gato icyo abashaka kugira ngo akomeze akwihugikane akwiyegereze. Bityo rero Satani ntugire ngo acakure abari imbere zawe abari inyuma yawe, ahubwo aca mu bantu mugendana, aca mu bantu musengana, aca mu bantu abo wakabonyeho igisubizo nibo bahinduka ikibazo. Noneho nkaba nakubwira ngo agakiza k'umuntu ni password ye ku giti cye. Agakiza k'umuntu ni password ye ku giti cye. Nkumva rero bano ba Kristo bakugushije donc gusa turakoma urusyo dukome n'ingasire. Niba twari tugize umugisha ugakizwa, Imana ikagukura mu byaha, umwana ugikizwa aramizwa amata cyane, birumvikana, aramizwa amata. Ukwiriye kugira abantu bakuba hafi, babashumba, badiyakoni, abaririmbyi, bakakuba hafi kugira ngo tutongera kugutakaza. Ariko ntunguwe no kumva umbwira ko no mu bakristo hari abakuganisha mu butinganyi, bashaka kongera kubugusubizamo. Ibyo bintu bimeze gute? Murakoze cyane. Ejo bundi nahamagaye umuntu bita mbavuga amazina mbihorere, nahamagaye n'umukozi w'Imana, reka tubivuge gutyo. Yego kuko sigaye mbona batinya kuvugwa kandi nabo bavuga abandi. Nahamagaye umukristo mubwira ko musaba kwiyanyigisha Bibiliya. Musaba ko yanyigisha Bibiliya, musaba ko yanantoza no kubatizwa kuko nge sindabatizwa. Yego niyo mpamvu yandigiye ndacyari umwana muri bino bintu.
nkeneye imbaraga natangiye mbibabwira kandi abanyumva banyihanganire nanjye nuko nabyisanzemo. Yego nyamara kumuhamagara naramubwiye ati ngewe nkunda ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana navuga ko ari intwaro umuntu agendera mu buzima bwa buri munsi muri buri kimwe cyose umuntu ashobora gukora agomba kwifashisha ijambo ry'Imana akibuka no gusenga. Nyamara kumubwira ati ndashaka kunyigisha ijambo ry'Imana yarambwiye nti se ngo ko tumaze iminsi ngo tubona ngo ugenda na Bibiliya ngo ntabwo ngo ari uguteka mitwe ngo no kuyobya ngo abakozi b'Imana ngo n'abana b'Imana. Naramubwiye ati ubuhamya bwanjye nta muntu butagezeho kuko ndamuhamagaye muzi neza n'abanzi neza yagiye namwikirana n'inshuro nyinshi. Arambwira ati ngo si ukwirobeka ngo mu bakozi b'Imana kugira ngo nawe bajyane muri za ngeso ngo wari urimo. Ndambwira ati oya ngo ntabwo ariko bimeze ngo basi ngo nimba wenda ngo atari ukubesha ngo hatubwira ngo byibuze ngo ijambo ngo rimwe ngo riri muri Bibiliya. Ndamubwira nti ijambo rimwe riri muri Bibiliya ntiryabura kuko nimba umaze iminsi ubona ngenda na Bibiliya sinyizi neza ariko kuyisoma ndabizi gusoma ariko mba nkeneye n'umuntu unyigisha unanyigisha n'ibisobanuro birimo. Mwitamubwira ati ijambo nzi ni ijambo rizwi na bose ryarindi rivuga ngo muri Yohana 3 ngo kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi abenshi bikomereze ngira ngo barabyumva. Yego nguwo murongo ngo ubundi nguwo murongo n'uwabateka mitwe. Nishimye mu mutwe nikanga nimba nishima mu mutwe nikanga nimba umusatsi wanjye imyinda. Ndatekereza se ko ntaga koko kandi mu mutwe niba atari bagase ni umuntu ki waruhamagaye no mupasteri no mukristo mugenzi wawe no mupasteri yimura umurongo wa Bibiliya awukura muri Bibiliya uhindura abateka mutwe. Yarambwiye ngo iryo jambo yarabihakanye arambwira ati ngo mbwira irindi jambo ritari iryo. None se nimba ari ryo ngiryo nzi uragira ngo irindi rikureye ko ndi kugusaba ko wanyigisha. Yego ngo yango wewe ngo nagusengeye ngo uracyari umutinganyi wowe n'umuteka mitwe ahubwo ngo wewe ngo ntukaze bijya mu rusengero. Arambwira ati wewe ntuzongere no kumpamagara ngo wamutinganyi we ngo ndakwiyamye ngo ntuzongere ngo na nimero yanjye ngo yisibe rwose ngo ntabwo ngiye ngo njye nakira abatinganyi. Ikintu cyaje kumbabaza nuko naperereje iwe sindi buvuga izina kandi nabone mwishaka namuvuga izina gisinge ntinya kuvuga nge bundi ntinya Imana gusa. Nge mbayeho kubw'Imana ntabwo mbayeho kubw'abantu kunyifuriza gupfa rwose ubumeze rwose ubumeze nk'intuze nabyitutera kuko njyukira urubanza rwose naperereje menyiwe ahatuye hirya mu Gasyata. Ni umupasteri ukomeye ndetse mwese muzi ni mubishaka ejo bundi nzamubabwira izina. Nasanze yanyakiriye nk'umuntu w'umushyitsi ariko umukozi ni wabanje kunyakira kuko nagize amahirwe sanga ntahari ariko nari mubwiye ko ndibuze kumureba tukabiganiraho. Buretse gato wari umaze kutubwira ngo umaze kumubwira kiriya cyanditswe kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana w'ikinege. Arakubwira ngo uwo murongo ni uw'abateka mutwe. Akantu kugarutseho cyane reka agarukeho ndumva ashaka kagarukaho cyane. Avuga ngo uwo murongo ni uw'abateka mutwe na record ndayifite ntuzongere kumpamagara wamutinganyiwe. Byaje guhinduka gute kugira ngo ugiwe noneho mu Gasyata? Nahamagaye umukozi ndamubwira ni nahanye gahunda na pastor runaka umukozi w'Imana ko narimbagezeho nabikoze mu buryo bwo kuneka. Ni nk'umuntu nyine wari ukoze icyaha ntabwo ari we wakurangiye iwe. Yego ariko umukozi we yari yambwiye nyine ko ahaba yasobanuriye yarambwiye ati nuza hana umukozi we mwari mwahuriye he? Umukozi we nubundi kubera ko boss we yari afite telefone urumva yari afite iyo telefone yiwe arayitaba mu gihe yari kirimo kwitegura kugenda ntago yari bwagende ariko yari yagiye. Yafashe iyo nimero arambye ati hari nimero yaguhamagaye arabyirengagiza ariko uwo mukozi guhura kwanjye nawe nimero yanjye nyinshi ziba ziri ku rubuga
yarasanzwe anayifite ariko yarafite ya Airtel yarafite ya Airtel akimara kunyita barambye ati ngo boss ntawe uhari ngo pastor ntawe uhari none muhamagaye ntago namubona arambye ati ngo akino nimero yimpamagareho mugira ko twitwanye gahunda urumva ko nimero yanjye hariyo yarafite yakuye ku rubuga hari n'indi gena mwisebeye ku giti cye nk'umuntu witabye telefone ya boss wiwe yari no deni afata nimero yanjye arayisevinga. Aho niho mbyumvise nuvuga ngo wowe boss wamaze kukubwira ko icyanditswe umusome atari icya Bibiliya ari cy'abateka mutwe yego nuvuga ngo nyuma waje guhamagara nimero ya boss ari we pastor yego umaze kumuhamagara umukozi arakwita niho wavuganiye n'umukozi okay sawa birumvikanye niko guhuza rero n'uwo mukozi arandangira ariko deni gene namuweshi namugiye ati pastor twavuganye twavuganye ko turi buze nyene tukigija muri Imana kari inyigisha ndangira agacyuherereyemo inzena sa n'uwahageze nayobye ndamubesha gusa icyo nirinze kwinjira mu nzu ariko ikintu cyantunguye wa mpasiteri giye sanzwe ndetse nanemera ari nawe umuntu w'ikitegerezo abantu bose bakwigiraho nasanze mu nzu harimo akabare nasanze harimo rogi nasanze harimo n'icyumba cy'amasengesho ibyo bintu byose ubisanga mu nzu imwe yewe umukozi w'ubwe yarabinyeretse arabinyereka arambye ati kiriya cyumba kimeze gutya ni inzu nini doni birumvikana ni inzu nini yego bano bakozi b'Imana mu bitondere ngiye ku bwanjye mbivuze nk'umuntu babaye mbivuze nk'ubuhamya bundi bugira kabiri ndi guhura nabwo n'ibigeragezo ndi guhura nabyo muri ibintu by'agakiza nge wendimo sinje kugusha abantu sinje kubabwira ngo kugira ngo batakarize icyizere ariko nje mu buryo bwo kugira ngo mwirinde kandi ikindi musobanukirwe babandi baza bavugira ati muduha amafaranga tubasengere kuko ngiye ni beshi bagiye banabimbira nta nayo ufite kanambira ati se nta n'umutungo ufite iwanyu nta n'isambu ufite ngo ndashaka ko umuvumo ngo wabutinganye kuva wa burundu wagusiga ngo ni mavuta bakanitwaza n'amamesa Yesu Nazareth ngo amavuta ajye bayita gute na mavuta y'iki hari ukuntu bavuga ngo amavuta ngo ya Kristo ngo musize ngo amavuta ngo ya Kristo nkabona barimo kutujonjoborgereza hano ku mugahanga nkabona barimo kutubishiraho nareba gute nakwiyumiza nkumva ni ntuze kumva ari amamesa umva n'ubuto Kayusi noneho ugiye kudusetsa rwose genda kubwiza ukuri nawe urabizi ndumva ari bitangaza bikomeye uri kugenda uhura nabyo guhamagara pasiteri akavuga ati icyo cyanditswe kandi kiri muri Bibiliya ati si icy'Imana n'icy'abateka mutwe akakwiyama kutazongera kumuhamagara aha bigakomeza ukarinda ubugeriwe umukozi mugahita muba close mwabaye inshuti twabaye inshuti akakwereka ati iki cyumba kwa boss iki ni akabare iki ni roji iki ni ese Kanyusi we ni wabyumva ni ibintu nyine bitumvikana ni ibintu wowe utakumva impamvu utabyumva ariko wemera ko hari abakristo banywa inzoga kandi bokongera bakavuga ngo vino ngo n'umukobanyi icyo gihe aho kubyinda ngo yakunaniye gusasoma gake icyo gihe yego ngewe uko mbyemera nuko mbyumva Kayusi ni ukuvuga ngo iyo unywa inzoga ntubukire umukristo okay ibyo tubihurizemo rero ariko wemera yuko hari n'abakristo tuvugana bakiri indangamirwa baba bagabo baba bakobwa urabyemera nawe indangamirwa no kuvuga ni babandi bakuru umwuga w'uburaya baba bagabo yego mbanabivuze mu mvugo ya discipline indangamirwa ntabwo navuga bya jambo rindi abadukurikiranye bakumva ko ndengereye kuko nukubasebya hari n'igihe babijyamo bakabijyanamo n'ubuzima wenda nta wabimenye nkuko nanjye rimwe na rimwe bwabutingi nabukoreshwaga n'ubuzima rimwe na rimwe nkakurura amafaranga ikintu kimbabaza n'ukuntu abo dusenga no tuvugana banca mu madini nkabura ahantu mbarizwa nabasaba ko basengera tugasengana bakambwira ati nguriya ngo aradutinga hari n'abagenda banca ku bandi bakavuga uti nguriya ngo ni paranga nguriya ngo yaje guteka imitwe paranga no kuvuga iki ngo paranga no busikamu busikaminga navuga ko kubesha nguriya ngo uburyarya arimo ngo nguriya Bibiliya ngo agendana ngo niyatekesha imitwe
ngo yisabisha je nakwikorera mfite amaboko mfite n'ubwenge kayusire kamumaze kino kintu yego wigeze kumbwira ko hashize donc umwaka ukijijwe yego nshaka kumenya mu kiganiro cy'ubushize watubwiye ko Bishop Rugagari wakwatuje agakiza ndetse unamushimira ko yagukora ikintu kidasanzwe kugira ngo uve mu butinganyi. None icyo gihe umaze kuva muri ubwo butinganyi wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, itorero wabarijwemo ukagenda ukiyakiriza mu itorero niri mu barokore. Abarokore ni ukuvuga ngo iki ni itorero ni itorero ry'aba umurongo abarokore ngiye ku bwanjye nk'umuntu abarokore ngiye ku bwanjye iryo dini rya kirokore ngiye numvaga ko idini ry'abarokore iryo nyine simvuga ngo reka tubyumve neza n'abadukurikiye ubaha ishusho y'ibyo uri kubabwira. Ni ukuvuga ngo umushumba wawe kugeza uyu munsi umushumba wawe umubyeyi wawe wo mu mwuka ninde? Abo ngubu ntawe kuko abo nizeraga bose baranereranye. Nibyo niyo mpamvu byati ngo naje ndakaye. None se ihangane gato waje urakaye ndabyumva nta mubyeyi ufite mu mwuka sibyo? Ese ubundi niba Bishop Rugagi mwabonanye kangahe? Twabonanye nka gatatu. Kuki utahisemo ko kubera umubyeyi mu mwuka? Baramuntiranijeho baramubwiye ngo nirwa ngo mu kabare kandi mu by'ukuri nta mafoto nta na video. Baramubwiye ngo asigaye ngo yibera ngo mu ndangamirwa ngo asigaye ngo aracyari mu rugomo ngo aracyangwa ngo nibyo byabwenge. Abantu bamuniranijeho nakabavuza amazina yabo nakababwiye naho mujya kubarebera babivugiye kuko bagiye no babishya no kwitangazamakuru bagiye mbese basabye banyandarika nawe nyine abigenderaho kandi ntiyafashe. Rimwe havutse ikibazo cyo koherezwa amafaranga mu Burayi kugira ngo bamfashe ngo mbone icyo gukora. Ubwo mu madolari miliyoni 7 mu madolari nangahe? Miliyoni 7 z'amadolari se? Cyangwa ibihumbi 7? Oya bara miliyoni 7 z'amanyarwanda. Mu madolari nangahe? N'amadolari angahe? Ubwo ngubu biterwa n'igihe bayaguhereye. Ubwo ngubu ari mu uyu mwaka ntago ari kuvuga ngo ni kera. Ni mu uyu mwaka. Miliyoni 7 z'amanyarwanda byagera nko mu bihumbi 6 by'amadolari. Bitanu. Reka tubifate mu ubwo buryo. Ayo mafaranga yaroherejwe yoherezwa n'umwe mu bakristo twasenganaga. Uwo mukristo arababwira ati ngiye ngo Kayusi ngo ninjye muntu mumufashe ngo ninjye mubyeyi we. Aramubesha kubera ko uwo muntu nari namutanze ubuhamya ku itangaza avuga ko ubutumwa ryiwe wenda kuri televiziyo yiwe. Uwo muntu amusaba nimero zanjye ngo amfashe ngo ngure n'imyenda yo kujya gusengana ngo ngure na Bibiliya icyo gihe na Bibiliya nifite ngo ngire na ka business. Bambaza n'icyo ushaka gukora mbabwira ko nize n'ibintu bya salon de coiffure de dame nyine yego mbabwira ko mbizi mbabwira yuko nshaka no kwigira permis ndetse icyo gikura n'ubushobozi. Hazamo process yo kuvuga ati reka tumufashe tumwishyurire ngo n'inzu. Urumva ngo abantu kugira ngo bamuhe akazi biragoranye nta kizira bamufitiye no kugira ngo yivuganire ubwe biragoranye reka tumufashe. Ayo mafaranga yaroherejwe bahita bayarya. Uwo yari yase kutamureze ntabwo wamumenye. Nimba nyirubwite yohereje amafaranga akayohereza umuntu bamubeshe ati Kayusi ngo ninjye mufasha ngo ninjye muntu umumanije ngo muri bino bintu ngo bino bintu ngo ninjye mubyeyi we bakayamwohereza. Ariko ngiye nkabimenya nyuma nkaza no gufata izo nimero zo muntu wohereje amafaranga akambwira ati ngiye ndi kure ndi mu Burundi hanze ndi muri Amerika. Ariko ayo mafaranga nimba uwo muntu mwahoranaga mwasenganaga akaba ataguha ayo mafaranga kandi ngiye nabwiye ngo yaguhereze akayasangira n'andi bakristo akabifatikanya n'uriya mugabo ntavuze izina
amafaranga yose bakayarya ntibigire n'ikintu bamfasha. Ndibuka ko icyo gihe yaranyikirije ibihumbi 100 byonyine ngo hari umuntu wagufashije ngo guteye inkunga, kumbe yamuhaye andi mafaranga. Ego nuko byagenze rero. Uwo muntu yahise ambwira ati ntabwo ngende hano hafi, nta nubwo nshaka kuza ngo ngiye ngo mpangane n'umuntu ngo ureje amafaranga, kuko abakire bo hanze cyangwa abantu bafite ubumuntu ubwabo baravuga niba umuntu yakwibiye ati ngiye umufasha nta kindi kintu nyine yarenzaho, kandi mu gihe ayo mafaranga yamuhaye abaye yamuhaye nyine sinumva aho byahera wenda ajya kureka, sibyo ngo amafaranga ko yari yamwihereye ntabwo yamwibye kwanza, kandi uri kumwe amafaranga miliyoni 7 yamuhaye amafaranga 100,000. Ni ibintu byari bigoranye kugira ngo umuntu wo hanze n'umuntu wano mu Rwanda. Kayusi uwo muntu bohereje ayo mafaranga ni umurokore nawe. Ego niyo mpamvu mubye ati gibu ndaje narakaye. Waje warakaye. Ego warakariye abarokore. Warakariye abantu basenga Imana. Ego icyane rwose. Kubera ko baguhemukiye. Banyiriye imbuto rwose. Batigeze bakorera imbuto. Nese Kayusi byaguteye umujinya ku buryo wahise ubungubu akayoga ntabwo kamwa koko. Hari inzoga igeze umbona nase? Oya ntabwo hakaniye kuva kare. Nakubazaga muntu w'Imana. Nakubazaga nk'umurokore. Utambera nk'aba bandi. Oya twe turi kuganira, turi mu kiganiro. Sibyo? Mu by'ukuri urumva? Nego bivuze nk'umuntu uri kubinshinja nk'umuntu uri kubinshinja. Oya kandi ubajije ndakubajije. Ariko nk'umuntu wari uzi ko nkubwira yuko ngo benshi bagiye bananywa bagya mu nzoga nazinywa. Iyo za kuba njye nzi mu butugane nari kuza mbabwira ko gakiza kananiye. Kakunaniye. Nari kuza rwose mbabwira ko gakiza kanandambiye. None uyu munsi utubwiye ko agakiza karimo ariko ntawo mfite mbarizwa. Ntawo ufite ubarizwa? Yego. Ikindi abitwa bakijijwe uwajurakaye kubera ibintu bagukorera. Yego. Niko gahunda zimeze. Kubera ibintu bagukorera. None se Kayusi aba bantu batakwerera imbuto urumva umwanzuro ufite muri wowe ari uwuye? Umwanzuro mfite nge ku bwanjye burya nta hantu utasengera. Yego. Nimba amadini amwe n'amwe bantegama abatinganyi, bakanegama abantu banywa ibiyobyabwenge, bakanegama abasambanyi, rimwe na rimwe bakanega ibirozi kubera Imana nkabirokoka, depression, trauma byo ntibyagura kuba nkifite ihungabana bitewe n'ibibazo nagiye mpura nabyo. Ibyo byo ntabwo byagura. Ariko nk'umuntu nk'umusirikare w'Imana mba ngomba gusengera aho ndi Imana ikanyumva. Burya umuntu niyo atajya mu rusengero, kuko n'umuri n'ujyayo n'ubundi runakara kurwanya, ntabwo bari buguha ijambo ngo ugende ububwirize ugende wature. Reba ariko guha ijambo Eric Semuhungu ugaha ijambo umutinganyi ngo akajya ngo kubwira abantu ngo akajya kuvuga ngo imbere hahandi bajya kwaturira urahazi nawe kumukeka handi imbere hahandi nawe uzi umupasiteri ajya kuvuga ijambo ry'Imana. Kandi ngewe narakijijwe narabivuyemo, harimo abagamba ngira kuvuga ati uriya nta jambo twamuha, kuko bazi neza ko harimo n'ubufasha bwo ngo uyu muntu reka tunamufelicite aradushimishije cyane yavuye ni habi, ahubwo bagashimishwa no kwaka amaturo ngo twe turagusengera ngo uduha amafaranga ngurishe muri sambu yawe yizana. Kayusi ntubabare uri umukristo. Oya ndabyumva. Ntubabare nabanje kugusaba ibibazi, ndabizi ko ibyo ndi kuvuga je bindi kukubwira no buhamya bugira kabiri ndi guhura nako. Utarakara ngo uburengwe nico kuvuga ngo wumve ko ndengereye ngo gusebya abakristo ngo bagenzi bawe ubu tuvuga nayo umukristo. Uri umukristo cyane ndetse cyane. Ngewe rero reka nkugira inama. Yego. Sibyo? Nyayo. Nukuvuga ngo intambwe wateye mu kiganiro cy'ubushizi watubwiye, ngewe inama ndi buguhe ndumva iyo ntambwe wayikomeza. Siko bimeze? Abagusebya n'abakuvuga ni ingaruka z'ibyo waciyemo. Uyu munsi ni ingaruka z'ibintu waciyemo. Uretse gato ni ingaruka z'ibintu wanyuzemo. Donc abantu baracyakurebera muri ya shusho y'ibyo waciyemo. Ariko iki kintu nkagitindaho nkanakigarukaho cyane, ngiye kunenga abantu bakikurebera
mu ishusho y'ibyakera. Ndabanenga cyane abashumba cyangwa abakristo, ntabwo nanjye ndi bwikuremo cyane, ariko byabagaho mbere, ariko ubu narabisobanukiwe. Kubona umukozi w'Imana agakiza akagira business buretse gatoya, ni ukuvuga ngo ikintu ngiye kubanenga ni ukutakwerera imbuto. Ni ukutakwerera imbuto. Ikibazo ni uko hari n'abajya bambwira ngo sinyurwa. Oya, buretse gato sibyo. Kutakwerera imbuto kugeza uyu mwanya nicyo kintu ngiye kunenga muri iki kiganiro. Kutakwerera imbuto ngo bakwereke yuko bakwishimiye, bakaguhunga, bakaguha akato. Ibyo bintu dukunda kubikora mu matorero cyane, ndetse mbwira abantu ko ibi bintu naje gusanga ari n'ikosa rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo muri iyi nzira tubamo cyangwa ubuzima tunyuramo, iyi si yamanukiwe na Satani. So iyo Satani agerageje umuntu w'Imana, kuko ntabwo Satani yajya kugerageza umuntu abana nawe, ahubwo agerageza uwateye intambwe ashaka Imana. Ni ukuvuga rero uyu muntu yaguye muri cya cyaha, usanga inshuro nyinshi itorero naryo rimufata rikamusunikira muri cya cyaha cyane, rikamunaga muri cya cyaha cyane, bakamufata bakamutenga. Niba ari umwana w'umukobwa, urugero, yaguye mu busambanyi, yagwa mu busambanyi, ukamutenga ngo ndaguhagaritse, ntuzongera kuririmba, ntuzongera, ukamukira icy'umwaka. Kiriya gihe uyu mwana w'umukobwa ubu umushumurije Satani, umusubije aho yavuye, umusubirije Satani, umusubije aho yavuye. Kandi mu by'ukuri Yesu ntabwo yazanywe n'abakijijwe, ahubwo yaje gushaka intama yazimiye, yaje gushaka abanyabyaha, yaje kugira ngo abari mu byaha babivemo. Ntabwo yaje kugira ngo abasubize ngo bakoze icyaha. Rero ndagira ngo rwose uyu muntu Imana yakuye ahantu hakomeye gutya, ahuye n'ibikomere byinshi. Kayusi, ngusaba ikintu. Nta kibazo. Wanyemerera nkakubera umushumba? Ni byiza cyane, umbwiye ibintu byiza cyane nifuzaga kumva mu nkakubera umushumba, nkakubera umubyeyi. Bibiliya washatse kumenya nkayikwigisha, ukabatizwa mu mazi menshi, sibyo? Nkakubera umubyeyi mu mwuka, urabyemera? Yego rwose, ibyo ngibyo rwose ubimfashijemo wakoze cyane. Nanjye ndabyifuza, kuko byibuze nta muntu wangwa na bose. Yego. Na Yesu umwana w'Imana murabizi ukuntu byagenze. Yego. Yaragambaniwe, bamutera buri misumari, bamukorera buri kimwe, ndetse bamukira nabi. Yego. Babishize banga kundwanya ntibyabura, namo bwabo bafite amatiku. Bafite amatiku, ahubwo ikintu kinungura ni uguhora ubwabo bakora ibintu navuga ngo ni prank. Ni uguhora bakora ibintu bakazana abantu bakababatiza, bagafata babandi ngo bafite amazina ngo ari hejuru, ngo biyitaga ngo nabami ngo bidangamirwa. Ariko nabivuga iyo ushyize ngo nabami bidangamirwa, niba abandi nyine bicuruza n'ubwo buzima busanzwe bw'uburaya. Abantu benshi barabyumva. Noneho ugahita umugaragaza hariya ngo umujyanye mu mazi, ukajya kuri pisine, ukajya kwishyura ibyo bitanu niba ari 3, ugafata umupasiteri runaka ngo uramuzanye, ugiye kumubatiza. Noneho warangiza ugafata undi mutinganyi ukamurambikaho Bibiliya hejuru ku mutwe, warangiza ukavuga ngo avuye mutinganyi, ejo bugaca akahita bisubiramo. Noneho wa mukobwa nawe wagiye kubatiza ugashyiraho kuri kamera, ukajya gucuruza agakiza kugira ngo kunde wese kuroka abana b'Imana. Cyo kino kucyumva ikibazo. Tugana ku musozo w'ikiganiro, icyambere na mbere, yego ngusabye nuko uburakari waje ufitiye abantu bakijijwe wabusiga hano, yego, ukababarira, yego, ukababarira umuntu wese wakugiriye nabi, wagusebeje, wavuze ko utarakizwa, ukikurebera mu shusho ya kera. Mubabarire, kuko ijambo ry'Imana ridusaba kugira gute? Kubabarira. Ahubwo wowe utera intambwe, nabikwemereye, sibyo? Utera intambwe uvuge ngo agakiza
ni VIP, agakiza ni password yanjye, agakiza ni umutima wanjye. Ninjye nako ngiye gukomeza nkorera Imana, ntitaye ku binci intege, ntitaye ku bancubije inyuma, ntitaye ku bavuza amagambo menshi yo kunsebya. So tuguhaye akanya tugana ku musozo, ugira icyo ubwira abantu badukurikiye kuri kamera yuko urakari waje ufite bushize. Murakoze, mumbabarire banyarwandakazi. Ushobora kuba wenda nitwaye neza nko mwabyifuzaga bitewe n'ishusho naje nzanye uyu munsi, ariko nari mfite nimba ku mutima, nari mfite akababaro muri make. Numvaga kubivuga biri gutume nduhuka. Yes. Numvaga kubivuga biri gutume nduhuka kuruta uko nafata umwanzuro ngo ngiye kwiyahurira mu gakiza. Ya rero munyihanganire, icyo nabwira abadukurikiye kuri Umuhoza Imana TV, abadukurikiye ku Umuhoza Imana TV, icyo nabasaba nuko aya magambo tuvuze cyangwa wenda buno buhamya muri kumva mwabugeza kuri buri muntu wese wiyita mu mukozi w'Imana, abesha Imana, anayobya n'abakozi b'Imana. Icyo nabwira abantu badukurikiye muri akanya, bibuke guhora badukumbura, bibuke guhora batugirira amatsiko. Ese noneho ejo azatubwira ibiki? Ese ejo noneho azatwigisha iki? Ya ndumva rero ikindi jewe nishimiye guhura na mama Pasiteri bamwitajya ni bisa neza Apotre Aline. Nishimiye guhura nawe, nari narifuje guhura nawe, namubonaga gutyo gusa ku mafoto akikikana hirya no hino, ngo ari umukozi w'Imana mwiza. Apotre Aline rwose Imana iguhe umugisha kuba unyemereye kuzambatiza, kandi Imana ikomeze kongerera imbaraga. Uranakoze cyane kuba unanyemereye na Bibiliya nabyumvise, uzananyigisha n'ijambo ry'Imana, kandi nizeye yuko umwanzi wanjye agiye gutsindwa ubu ngubu. Amen, amen. Umwanzi wa Kayisu aratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. None tugena ku musozo, turacyagana ku musozo. Niki uri bubwire inshuti zawe zigukunda? Kabiri, niki ukeneye ku nshuti zawe ubufasha waba ukeneye kugira ngo ukomeze uru rugendo rw'agakiza? Murakoze cyane. Icyambere cyo nkeneye, cyambere gikomeye kuruta byose ni urukundo. Yes. Ni urukundo, mukatwereka urukundo. Ikindi cya kabiri, kubyerekeranye wenda n'amasengesho, byo ndabizi ko abakozi b'Imana ni nawo murimo, ni nawo muhamagara Imana yahawe nabo, mugomba kubimfashamo. Kubyerekeranye no mu buzima busanzwe, burya umuntu abaho kwimana ibishaka, kandi Imana iraguha ntabwo mubura, munaguze yanaguhenda, ntiwabura icyo Imana kugira ngo nabeho. Wewe muntu rero uri kundeba muri akanya, kubyerekeranye n'iterambere byo, ntekereza ko nidusangira duke dufite, Imana izagukubira. Kuba wenda ntafite aho mbarizwa, wenda hari n'abatifuza wenda kuba natera imbere mu bikorwa runaka, hari n'abadashobora kumpa akazi bakavuga uti nguriya muntu wamutinganye, ariko nizeye ko nawe ushobora gukorera umugisha ukavuga uti Kayusi reka tumufashe arebe icyo yanakora. Icyo nisabira abantu muri aka kanya ni urukundo, n'ibikorwa byiza bihesha Imana agaciro, n'ibikorwa byiza by'iterambere hagati yanjye namwe, tugafashanya mukanteza imbere, nanjye ngiberaho nkavuga ko iby'Imana ikora bitangaje. Amen, amen. Muhabwe umugisha n'Imana ku bantu bose badukurikiye ku Umuhoza Imana TV. Twari dufite ikiganiro n'umwana w'Imana, umusore mwiza cyane witwa Kayusi. Imana imuha umugisha, ariko teme y'ikiganiro gutera imbuto kw'abakristo, gutera imbuto kw'abantu bamenye Imana. Nyabuneka mwe gutuma abantu baguma mu byaha, ahubwo muharanire kugira ngo abantu bave mu byaha
bagane Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka dusoze ikiganiro cyacu tubashimira kandi dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana isumba byose kandi Mana y'amahoro, Kayisi umwana wawe yaje hano ababaye, afite uburakari bwinshi kuko aracyari umwana uramizwa amata mu by'umwuka cyangwa mu by'agakiza. Nunyemerere umuha imbaraga. Yahuye n'ibimusitaza byinshi, yahuye n'ibimurwanya byinshi, yahuye n'abamuca intege, yahuye n'abamurya, yahuye n'abamubeshya. Nunyemerere mu izina rya Yesu ubuntu bwawe bumubeho, imbaraga zawe zimubeho, umufate umukomeze. Nasoma ijambo rambwira ngo uzatera intambwe imwe agusanga, uzatera 99 umusanganire. Ndakwinginze ngo umufate umukomeze. Aho wamukuye niho hari hakomeye, aho wamukuye niho hari habi. Nunyemerere nyakubaha Imana, umugirire neza, umufate umukomeze. Abo umusore ukubahisha, abo umusore ugukunda, abo umusore gukuranya, abo umumaro ku gihugu, abo umumaro ku banyarwanda, abo umumaro ku badukurikira bose, abo umumaro ku itorero. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Nzi neza yuko hari impinduka ikomeye, nzi neza yuko avuye ahangaha umutima yazanye umubabaro atakiwufite, ahubwo yakiriye umunezero ku buzima bwe. Ngaho ganza, ngaho tegeka, umukomereze mu buntu bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.